nyumva naciragura intoryi nizo ndya ndetse ibishyimbo biranuke yewe ndwara ese we ko ndeba wasize agahinda utwanjye twose yaraturiye yaratumaze nta mwenda niyo mpamvu mbona wakenyeye n'ibinyurane wewe uravuga ibi ngibi byo kwambara ubu ngubu sinyibone cyo kurya ntabwo wabyumva utuntu twose yatumaze ko ari ariko nari nabikubwiye ngo ugume mu isezerano urabyanga Mana itubwira ko iduhaye abana twari kumwe rwose ubwo wihangane cyakora ugumye utegereza ariko si ubwo wagarutse mu gakiza ko Imana igira imbabazi wagarutse koko ko Imana yibuka isezerano ryayo Spesiyo rwose ugenda ubitekerezeho niba wiringiye abapfumu bikanga ubishatse wongere ubitekerezeho wambwiye ngo urarwaye urwaye ntabwo mbizi gusa ngire nuko mbayeho ni ubuzima mbayemo nanjye simbizi igicaniro cy'Uwiteka kiri hano hantu we igicaniro cy'Uwiteka kiri hano hantu haleluya igicaniro cy'Uwiteka kiri hano hantu we igicaniro cy'Uwiteka kiri hano hantu yewe ngo ni mucyote we ngo ni mucyote we ngo ni mucyote we igicaniro haleluya amen haleluya amen ishimwe haleluya amen Imana yacu ni ishimwe cyane reka dukomeze n'izindi gahunda twumva ijambo ry'Imana turasoma muri Zaburi ibice byaho ni 25 haranditseho ngo ibice byaho ni 3 ngo siko bizahora kuba mutegereza ngo kandi nawe mwiringiye uzakorwa n'isoni haleluya amen ngo nawe wiringiye Uwiteka uzakorwa n'isoni haleluya amen twaje gusenga aha niho Imana igitwusubiza aha niho tujya twumva gutabarwa kw'Imana hari abantu bazanye ibyifuzo bakijya hano bagatambuka tukabasengera kuko nabonye Imana iri gusenga ikagira icyo kora hagati muri twe haleluya amen haleluya amen amen numva Imana iri mbwira ngo hari umuntu ufite icyifuzo cy'umugabo hino musengere none se n'abakaranitse bivamo ibyo ngomba numva amezi 2 yaburaga ngo nkaranike Mana we ni wowe ndeba mu maso umva uko Imana ivuganye nawe Imana irambwiye ngo warihanganye haleluya ngo nizagukoze iguhaye umugabo mu mezi 2 ngo nkaranike Mana ushimye haleluya Mana nyir'ingabo ndakwinginze uyu ni umugaragu wawe hari ibyo umuremeye reka igihe n'icyo azagaruke aje kugushima byose biri mu izina rya Yesu urakoze amen haleluya haleluya nishimwe namwe mufite ibyifuzo bitandukanye Imana irambwiye ngo mwihangane nimucogoye ngo no kubikora izabikora amen haleluya haleluya amen numva hari Imana iri kumbwira ngo hari umuntu wazanye ishimwe ngo kandi ntiyatadashimye nawe niba hari reka tumuhe umwanya haleluya amen yavuganye nanjye haleluya abwibeshya Yesu bizabisohoza yavuganye nanjye nabwibeshya izabisohoza yavuganye nanjye umugisha nabwibeshya izabisohoza yavuganye nanjye nabwibeshya izabisohoza haleluya amen amen shimwe haleluya amen Imana ikubwiye kuriya izabikora ntabwo nyikaranitse haleluya amen
iyi mana muyikomereho nkibeshya haleluya ndashima imana rero ubushize dusenga yavuganye nanjye mfite ibyiringiro ko hari ikizakora ubu mfite ishimwe rikomeye yambwiye ko izanteza iteka yambwiye ko impaye poromosiyo ubu ngiye gukorera muri diaspora haleluya imana ishimwe rero bizabaho imana muyigumeho haleluya muyigumeho ntibeshya izabikora uragirira icyizere ndagiye rwose ejo ndawangiye namara amezi 3 mana ishimwe rero muyigumeho mana ntibeshya muyikomereho muri kubona ntarabyibushye se ndategereje imana ishimwe amen amen haleluya amen wacu arakoze ndabona tugeze no ku mwanya wo gusoza reka dusengere gutandukana mana tugushimiye ko wabanye natwe mwami mana hari ibyo dushezeranyije kandi twizeye ko uzabikora uzabane na mwene data azagaruka gushima mu izina rya Yesu yakoze amen mana ishimira bikoze kabyarana muraho uraho se uraho neza umeze ute ntabwo twahirukana none se wambwira ahantu nakujyanye kuri wa muvuzi byaraciyemo nyine wa muvuzi nubwo nyine nta kintu cyahinduka ariko ndacyategereje uzakunda buriya wihanga ukomeze itegereze wa muntu nakubwiye ko avurereye nta kibazo kujya muri byandi by'amasengesho kabirabyo nuko wongere rwose wari warayobye ye nahaba uragira ngo ntiwari uhombye rego ubu ngubu n'umuganga tubanye neza nta kibazo kubera nyine uramuvuzi ntabwo reka njye njya mbeshya kandi ndizeye Alice rero nkubwire wumvishe imana aha nayumvishije imana yacu irakora akubura mama bebe nguko nawe ngo ujye ureba ngo kwa kundi ariko buriya nta kuntu uriya muntu aba afite amakuru umva tuza wowe wizera imana gusa ubundi ngo urebe iby'imana igukora ariko njyewe ntabwo nirava kwihanga kariho ugira amakuru yanjye ko kariho ubizi ibihe cy'imbura amezi abiri ngo nkaranike imana irareba ntiyerekwa rwose uriya mukozi w'imana ni bwa mbere ahanuye vuga ko atarabizi ahubwo umusangu umwibarize we arandebera we bagiye hanze ngo barango bari mu by'imana buriya uretse burazabona umwana ndebera urazamubona ngo imana yitwaje amasakoshi ya za bibiri warakoze kunjyana kuri wa muvuzi reka njyewe ngenda arangira umuntu umuvuzi noneho ahubwo se wamboneye wa mukobwa w'imisatsi wa wundi ntabonye reba ngo uriya ngo yabuze umugabo arabura amezi 2 ngagire imyaka 40 n'ifunze ngaho rero uwo muntu urambwira niyo namfite papa ari umusaza sinamuma ngo rwose na papa we ntago amukwiriye uriya ngo imana ubwo azabona umugabo nawe yabona uriya muntu urabona yabona umugabo iyi mana yacu rwose tuyizere aha nanjye ndabyizeye ubwo ugiye hanze imana ishima ubwo nanjye ibyanjye nibyo bitavuga ntiwabyumvise gusenga basirafashe ndebera koko ubwo wabamboneye wabonye wa mugore wari ufite amashakoshi na bibiliya urayabuze urubyaro arasenga ahora asenga ariko nko mu masengero ingo umva nagize imana mbivuma warakoze umva ni ukuri njyewe ha ha ha